Asha. Cameraman, ntukureho kamera. Ntukureho kamera. Wamaze kwikorera neza. Uvuga ngo twishimiye kwakira umutungo ababyeyi. Twishimiye kwakira umutungo ababyeyi. Uturutire hasi. Iki? Uvuga ngo gutungana no kwanyu babyeyi. Gutungana no kwanyu babyeyi. Mwana wacu dore twarakwishimiye twarakwakiriye n'agatabi waduhaye twarakabonye. Aho ufungura igikoresho cyawe wakira umutungo wawe miliyoni 40 twakwemerera igihe kuzakira mwana wacu. Abandi bose babirebereho nubwo hari abatwiyitirira mwana wacu babirebereho. Yego. Aho ufungura umutungo wawe wageze mu gikoresho. Kanze ndebe. Asha, ndi maso. None se namwe mwirebere. Seyo bayaciye. Reka bari karakubesha. Nayabonye ngo nawo boye. Yesu we. Sinobyemera. Cameraman ngwino ndebere. Cameraman. Nibyo. Cameraman. Cyane. Cameraman sinobyemera. Muganga rero mbaye ngushimiye warakoze bajyaga babimbwira nkagira ngo namwe muri nka babatubuzi bajyaga babinkoreye ariko umutungo ndawubonye pe. Yes, reka nizere ko mumeze neza bivanye naho mugiye muherereye nkuko bisanzwe muri kumwe na Intwari Didier canye unyite homba homboka uwahomze yahomze nyina ndahaye ikaze abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mpaye ikaze abantu baherereye mu gihugu cy'u Rwanda n'abantu muherereye mu Burundi abantu mbese muri kwisi yose tubahaye ikaze mwe mabasha kumviza ururimi tuba tugenda dukoresha kora subscribe utakoze subscribe kugira ngo uzubasha kubona ibiganiro byacu bya buri munsi iyi saha rero aya magingo nta guhengeshanya nta dufite inkuru yakoze abantu beshi ku mutima sindayitangaza gusa ndayitangaza irakora abantu beshi ku mutima umuvyeyi yanyihamagariye arambwira ngo hari byinshi shaka kukubwira nayo mpamvu namwegereye kugira ngo agire bimwe adusangiza namwe mamudukurikiranye mwe mwakoze subscribe murabigenzi bwira mugenzi wawe atakoze subscribe abashe gukora subscribe kugira ngo azabona ibitangaza bigiye bitatse inosi yacu reka twande tumuhikaza umeze neza meze neza nta kibazo amakuru yawe amakuru ni meza wamamagaye nza ntazambaye uvuga ngo ufite ibintu byinshi byo kumbwira ibintu byinshi byo kukubwira byo ndabifite ndabifite aho se kugira ngo ntekereze mu banyamakuru bose barimo barakwera hano wonye ko mbona ino mihanda yangiritse wewe wantekereje gute kujya utekereze jewe nago nabura gutekereza weho kubera yuko numvaga ko ariwe ugomba kuza ukareba ibitangaza cyangwa se ibintu bitangaza nabo muri iyi minsi bitewe nuko najyaga ngenda mbibona nyuma y'ibyo bitangaza nagira ngo nkwereke naje kujya gutenge kuri YouTube mbona umuganga aramvura mbaza n'amafaranga runaka nameza kugira ngo amvure kunyatsi aza kuza umuganga turavugana umunsi rero akaba naje gufata umutungo wanjye runaka tutaragira kwiyo gahunda yo gufata umutungo hano hanze tuzi abantu beshi bagenda bahemukirwa n'abantu runaka ugasanga wahamagaye nimero y'umuntu ugasanga sineyanyo wewe wagize amahirwe angana iki yo kugira ngo ubone amahirwe yo guhamagara iyo nimero iyi nimero nge narayibonye rwose nabonye abantu beshi yagiye abikorera umuganga bitangaza nk'ibi ngibi ubwo ngubwo rero nanjye ndayifata ndamuhamagara umunsi wa none rero bikaba bigiye gukunda nanjye nkafata umutungo nkayezamuka nk'abandi nkava mu buzima narindimo impamvu nyabaki uvuze ngo gufata umutungo ntabwo ari kuwufata mu ibanga utanenze kubyereka ku itangazamakuru oya nanjye ntabwo ngomba guhamagara itangazamakuru ni impamvu nyabaki abeshi rero bajya gutya bakatubeshya tukaba amafaranga bakatubeshya ku munsi wa none umunsi naguhamagaye nagiraga nguze ubirebe
urebe koko niba ari byo nanjye nimbone ko ari byo kugira ngo bizije no kuba bimaze nka bandi bajya badujya gutya bakadutubura bakabidukora kugira ngo bize kuba ari ibishoboka kuba nanjye ari byababaye ariko ari ngombwa ko njya kurega nawe wahagera kuko niyo mpamvu nagwamba wowe uravuga ngo impamvu nkumije y'itangazamakuru ndashaka ngo iyi nimero mpamagaye sanga ariyo butubuzi ngenda kumurega afite video kuko baravuga ngo nta video nta cyabaye nta cyabaye ntabwo yavyoroshe uno munsi udutumiye tugasanga nawe uri muri bamwe bari ngo natujijisha kugira ngo tugende dukora bino bintu dutungura abantu ntabwo nawe waje mu bahanwa oya kubera yuko birashoboka ariko keshi na keshi koko besha ariho abantu benshi badutubura ariko uyu nguyu we mfite ibihamya bihavuga yuko we rwose ibitangaza akora kiba ari icyo ngicyo wo mu batubura ntawe uhari uwo muntu uramwizeye cyane hari umuntu wadaha urugero yaba yarakoreye kugira ngo natwe tubyize kuko nk'ubu ngubu duhagaze ngaho itangazamakuru ntabwo uri we wenyine uhagarariye abantu bose bari mu mahanga atandukanye rero uno munsi nawe ubaye umwe mu bantu bagenda kubabesha urumva ko waba ukoze icyaha gikomeye cyane oya njye ntago ndi kubabeshya ngiye ari ibitangaza ngiye kubereka mu kanya na muganga naho hagera biraba bigaragara hari bwoga hagenda muhamagara hagire mu aho tugire vuba kuko nanatinze n'abantu mwereka ndababwiza ukuri njewe impamvu mutari muherutse kumbona no muri ziga nta buhamya nawe bwabone ako nimba uyu mubyagiye kumubuhamya nimba agiye kumubuhamya muzaba mutomboye hari abantu benshi munyandikira hirya no hino mumbwira gahunda zanyu ako uko ndi ngaha namwe mwirebere ko naje ngaha nta kintu natangaza shiraho parire kugira ngo n'abantu babyumve yego muraho neza turakomeye nta kibazo mukomere mukobwa wacu turakomeye nagiraga nkubwire ko baba nari negereje bahageze hanyuma nawe uze ibintu bigire ibikoresho nagutumye urabifite urabyeceranye aho ngaho ndabifite ibikoresho byose ndabifite igikarito kiri iruhande rwawe kirahari ngo ugishyire imbere zawe ufate na ya noti n'imwe kuri buri bwoko bw'inoti nk'uko nabigutegetse umbwire ko bifite mu ntoki zawe impungenge wagize zo kugira ngo uhamagare abanyamakuru n'ibiki mukobwa wacu nuko kenshi na kenshi ntago ari ubwa mbere ibintu bimbayeho ariko nyine nagiraga ngo nibahagera baze barebe ko ibyo bintu ari byo noneho kubera ko kenshi na kenshi turabikora abantu batubuza bakadutuburira turabizi cyane ko hari abatwiyitirira ariyo mpamvu mbere y'uko igikorwa gitangira umuntu wese uzadushaka azaduhamagare kuri 073 8 2 9 3 7 iyo niyo nomero tubonekaho kuko hari benshi batwiyitirira niyo mpamvu nshatse kuyivuga mbere y'ikiganiro ngaho rero egera icyo gikoresho cyawe ufata izo note uhuheho uvuge ati gutungana n'ukwanyu babyeyi nurangiza ushyire mu gikoresho ufunge neza yego igikoresho cyanjye ngiki none wari waniteguye ufata izo note nakubwiye zo gushyira mu gikoresho imwe kuri buri bwoko nabikoze uhuheho ushyire mu gikoresho gutungana n'ukwanyu babyeyi gutungana n'ukwanyu babyeyi hanyuma nurangiza ufunge neza funga neza wiko kandi mfunge neza amara wasanga ibintu ndarora n'abantu mwe mu ndebere ahangaha hanye ijisho nimujye nta kintu na kimwe muri Yesu we siko mbona umengo ufite ubwoba mwe ubwoba ntabwo bwabura ku bintu umuntu aba agiye gukora bigize umuntu abona akosha wabaye incungu y'abantu benshi pe ibi bintu bibaye biciye mu nzira nziza wabaye incungu y'abantu benshi ni ukuri kw'Imana yakobye arumva ntanyumva yakobye aracyariho
aha aracyariho muganga. wamaze gufunga neza Ntabwo ndafunga neza ariko kandi mfunge rwose uko bikwiye. Rega ni ibyitonderwa muganga. Hana yanje sha Yesu we ntacyo turakoresha gutya. Kabuye ngufunge neza nkane nkaba mbona hari ibintu bigisamaye mwa ubwo ngoko amafaranga ntiyampe Oya mafaranga nta kibazo, amafaranga asarenda kunyura hehe, aranyura hehe amafaranga nta kibazo. Kamerama witegure gusa nanjye nta kintu turajyanaho nanjye amakunda yawe ngomba kuba incungu y'abantu, ngomba kuba ndi kuri tele kubera abantu. Nze nongere mushyireho mwongere umuhamagare mubwire ko nabishoje. Muhamagare Hello? Nabishoje muganga we. kama hasi wikorera icyo gikoresho asha kameramani ntukureho kamera, ntukureho kamera. wamaze kwikorera neza ngaho uvuga ngo twishimiye kwakira umutungo ababyeyi. Twishimiye kwakira umutungo ababyeyi. uturutire hasi Iki uvuga ngo gutungana ni ukwanyu babyeyi. Gutungana ni ukwanyu babyeyi. mwana wacu dore twarakwishimiye, twarakwakiriye n'agatabi waduhaye twarakabonye. aho ufungura igikoresho cyawe wakira umutungo wawe miliyoni 40 twakwemerera igihe kuzakira mwana wacu. abandi bose babirebereho, nubwo hari abatwiyitirira mwana wacu babirebereho. Yego aho ufungura umutungo wawe wageze mu gikoresho. kanze ndebe. asha ndi maso none se namwe mwirebere. iyo bayaciye reka bari karakubesha. Nayabonye ngo nawo boye. Yesu we sinobyemera kameramani ngwino ndebere sinobyemera muganga nawo boye ibintu sinobyemera. Umutungo nawo bonye rwose muga nawo bonye umutungo. Kameramani nibyo kameramani cyane kameramani sinobyemera. muganga rero mbaye ngushimiye warakoze. Bajyaga babimbwira nkagira ngo namwe muri nka ba batubuzi bajyaga babinkoreye, ariko umutungo ndawubonye pe. oya tukweretse itandukaniro nabo bakubeze. ariyo mpamvu umuntu uzadushaka akeneye muganga w'ukuri azaduhamagare kuri iyi nomero nongeye kuyibibwirira. Yego kuri 073 8 2 9 3. Yego 7 3. muga sawa muga muraho neza mukomere cyane. mumbabare nari nifuza kubavugishaga. oya nta kibazo tugobana. ndo mu buzima busanzwe ndi umunyamakuru. yego Akoze ibi bitangaza yabibereye ngaha biba bintunguye ku buryo jewe nigeze kubireba mbona hari n'umuntu yafunzwe azira kwamamaza ibintu bitari byo. Akoze naravuze ati ntabwo nzasubira gukora ino nkuru bivanye nuko ntazi amakuru akwiriye. ariko nabibonye nabiboneye. Ahubwo jewe nashaka kukubaza ukorera hehe kugira ngo ngire abantu bahemukiwe bakugereho cyanye utubwire umuntu ari mu rugo wamukorera. umuntu aho ari hose no mu mahanga usibye no mu Rwanda buri muntu wese tumufasha aho ari, kandi buri muntu wese akatira mu bwoko bw'amafaranga y'aho ari.
ikindi kandi dukorera hano i Musanze ugeze hano Muhoza ushobora kuduhamagara kuri iyo nomero iri kuri sikirini kandi twavuze no mu kiganiro tukakuyobora ukaba watugeraho tukakwakira nta kibazo. Ikindi kibazo nari mfite ni ikibazo cyo kuvuga ngo hari ibintu biba byaribwe abantu se baba baribwe birakunda ko amafaranga yabagaruka tugaruza ibyibwe tukavura uburemba tukavura ubugumba indwara z'akarande ibiterezanya ibyo byose turabishoboye. Hari n'abantu baba bakeneye kujya mu mahanga barabuze za pasiporo ibyo ngibyo tuguha umuti ukabona inzira ahantu hose ukajya serivisi ukayihabwa vuba kandi byihuse. Ikindi nacyo nashaka kwisabira cyane nyuma ndenzaho kuko je ibintu bibaye ngaha birantunguye cyane numva mbese nishimye kuko hari abantu banje bagiye kuhungukira mbese ariho n'abantu bagiye kugana benshi. Ikindi nashaka kukubaza ndashaka ko byazakunda ukiyerekana nko kuri kamera hakagira abakubona kugira ngo ntazabusubire kujejisha ku buryo baguhamagara video call bakamenya ko ariwe bariko barahamagara. Urakoze cyane rwose nujya kwakira ubutunzi uzabe uzizire kuri teri wowe ubwawe duhurira ivo bari wowe ntihera umutungo. Nukuri murakoze cyane kandi ndabashimiye pe ibi bintu bibaye no ko n'umuvyeyi jewe yampamagaye nzi ngo ni ibintu bitari byo ako bino aya masaha y'amagingo iyi nkuru ntagira ibyo kurangira ngaha jewe ndazi ko hari abantu banje yanakupse we. Ego muga ibwo byari ubuhamya imitungo wanjye ndabonye mwarakoze kandi mbaye ngushimiye.